Yes, ndabasuje kandi mbahaye nikaze mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Sport TV Rwanda. Uyu ni wa mwanya wagenewe sport, uyu ni wa mwanya tuvuga kuri byinshi bihari muri sport. Nyabona rwose iyi ni Sport TV Rwanda, imwe muri TV rwose zitanga amakuru atari hivumbi, amakuru yizewe, amakuru utasanga handi. Ubwo rero nicyo mwadukundiye, natwe tuzahwema kugumya kubibahereza. Ubwo rero mbabwira uti ni Nova rwose uri kubasuza unabahereza n'ikaze niri mu kiganiro cyanyu ari nacyo cyacu, kuko ni mwebwe dukorera. YouTube ni yanyu, muri ba boss bacu ni mwebwe dukorera. Ubwo rero mbabwire ko tugiye kuganira ku bihari ubaka kanya rwose mbere yuko Robertinho ajyana n'intama ze mu kibuga cyangwa n'abakinnyi be mu kibuga. Robertinho yatezwe uyu mukino mu gihe Robertinho yaba adatsinze Marine arahita yerekwa imiryango. Abantu ibi bintu ntibari babizi, ariko kandi ibi ni ibintu abasaza banzuye, ibi ni ibintu abasaza batitaye ko nta bakinnyi Mureri ifite, batitaye ko nta bakinnyi Rayon Sport ifite, ngo barahita bamwereka imiryango. Ahubwo ngiye ku bwanjye ndahita nenga cyane aba basaza batigeze bagura, aba basaza Robertinho yagiye ababwira ati ni munzanire uyu nguyu, ni munzanire uyu nguyu, bakamubwira ko nta mafaranga bafite. Ni gute bagiye kwirukana uyu mutoza Robertinho wabahaye igikombe? Bamaze kumutega umukino, bari kuvuga uti wa musaza we ntukireba, aba bakinnyi dufite tubahaye undi mutoza yabageza kure. Ubwo rero nyabona rwose ku munsi w'ejo nimubona witwa Robertinho agorojwe amapine, muzamenye icyabaye. Mu gihe yaba atitwaye neza, bamubwiye ko ahita agorozwa amapine, cyane ko Robertinho muri kontara ye harimo icyuko gutsindwa imikino ibiri yikurikiranya ari uguhita yerekwa imiryango. Ubwo rero harimo rwose nanjye nibwo rwose nari mbyumvisha imikino ibiri, nabande baratsindwa imikino 10 yose ba Pep Guardiola, ariko Robertinho we bamubwiye ati nyabona rwose tutitaye ko twakoranye ibigwi, tutitaye ko umaze igihe kinini uyoboye urutonde rwa shampiyona, numara gutsindwa iyi match uhite wibwiriza ugende tutanakwirukanye. Ubwo rero nuko bimeze rwose, nuko bimeze nk'ibinoroshye habe naka na gatonya kuri iyi ekipe. Baravuga ati gutsindwa kwawe Robertinho wigende, ariko nanone ngendagaya cyane aba basaza Robertinho yarababwiye ati nimumpereze abakinnyi abanaba, ni aho shampiyona irangiye, faza irangiye turi abambere, nkeneye abatoza abanaba, nkeneye abakinnyi abanaba. Birangira byanze, abakinnyi baragenda bagura abo bashaka, abasaza bari aho ngaho batawuhamya. Ubwo rero ibyo byose abasaza bakoze no kugenda birukana, twarabibonye witwa Ayabonga muri iyi minsi rwose, no mu rukundo mu minsi ishize namubonye hano Igikondo rwose yigaragaza rwose ari kumwe n'umutoto waho Igikondo mukabwibwa ahantu. Ndavuga ati Ayabonga muzehe rwose, ibyo bintu urimo shani bike, ndetse ko bitankundiye mba naranamuvugishije, ariko hose ndavuga ati ayabanza wikorera akazi kawe, bindi dusubire kabisa. Ayabonga rwose murabyibuka bamwirukana, ariko nanone twarabibonye abasaza nibo bamwirukanye, binagira n'ibibazo ku bakinnyi. Twarabibonye fitness y'abakinnyi isubira inyuma, ariko nanone mu minsi ishize bagira gutyo witwa Serami baramwirukana bapfa amafaranga. Ubwo rero ibyo byose abasaza, ayo ni amakosa yose, ariko abasaza ibyo byose baravuze ati amakosa ntago ari twebwe ariho, amakosa ari kuri Robertinho. Nutsindwa imikino ibiri wiyirukane, ntiwiruke ugera hano Kigali uhite utaha utageze hano i Kigali. Rero nuko bimeze, ni nuko bimeze rwose muri Murera rwose, isaro ry'Inyanza
kuri iyi ekipe rwose imeze neza cyane, iragira ati umutoza natsindwa agende. Ubwo ekipe yabisiganywe na Rwaka, ariko Rwaka nawe amakuru mfite nuko baraza kumuzanira undi mutoza mu gihe byabibaye Rayon Sport igatsindwa na Marine, cyane ko yaba ari imikino ibiri ikurikiranya. Ariko kandi abasaza baragira ati ni no kugira ngo turebe ko twaza n'umutoza ubashije igikombe cy'amahoro, cyane ko shampiyona birangiye, gutsindwa na Marine shampiyona birangiye, twahita tuzana umutoza hari ingingo akaza akabyimba ekipe, tukareba ko yaduhesha igikombe cy'amahoro, cyane ko ngo bo bumva ko ngo bafite ekipe ikomeye cyane. Ubwo rero ntibibatungure mubonye uwitwa hari ingingo yongeye gukorana na Rwaka Claude, iminsi rwose iraza kuza mu gihe Robertinho yaba ku gikombe cya shampiyona rwose akivuyeho. Aramutse akoze ereri agatsindwa na Marine rwose ikaba yamunyabika, byagorana, yaba asigaye byabigoranye cyane, yahita yaba asigari wenda mu gihe APR yaba yatsinze yaba asigaranye igikombe cy'amahoro, ariko nacyo atizeye kuko twarayibonye uyu afite muri iyi shampiyona match phase match retour yagize gutya atsindwa na Mukura, imutsinda retour. Ubwo rero ni nawe afite mu gikombe cy'amahoro, rero nta n'uwizeye ko azabasha gutsinda umuntu wamutsinze kabiri kikurikiranya. Ubwo rero baragira ati turazana uwitwa hari ingingo, umwe mu batoza babashije gukina imikino yo gukuranwamo. Ubwo rero nuko bimeze cyane. Ubwo rero mbashimiye rwose mwebwe twabanye guhera ikiganiro cyari gifite iminota mikenya, kubera ko ni breaking news nari numvishe rwose, ndavuga ati reka nze nyibahereze uko iri uba aka kanya rwose. Nuko byifashe muri Murera, bitaza kubatungura abafana ba Rayon Sport mu gihe rwose uwitwa hari ingingo yabagarutsemo hariya aje gukorana na Rwaka, aje no gutwara igikombe cy'amahoro, bakazasohoka muri Confederation. Nuko rero bimeze, mbashimire cyane mwebwe rwose twatangiranye ikiganiro guhera gitangira kugera gisoje, muraba agaciro kandi muraba ingenzi, Imana ibampera umugisha cyane. Ariko kandi mbasabe mukore subscribe, share, comment na like, nabyo ziba zikeneye cyane. Ndabwira uti ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.